umutoza pe ariko utwo tuntu duto baratugira natwo twinshi agine agira utuntu ndeka numva ashaka gukora iby'ubuyobozi bagakwiye gukora nabyo arashaka kubikora nyene umuntu ushaka kubahagaze mu myanya yose umutoza umuyobozi meti mu manager byose byiruke umutoza ntabwo urabakinnyi umutoza amanaginga bafite ubu wavuga ngo umutoza wa Yanga ngo azahano bakuye Stefani Kiaziz ngazahano bakuye Papa ibyo ntibimureba warazi ko musanga ngo Maxim Pianzengeri ave byihora nese ngabo abandi bakinnyi bimeze biti baragira ikigo nta gihindutse buretse kubagera i Kigali nta gihindutse uwitwa Aziz Basane Kuranya ejo ararara i Kigali yaranabipostinze yes Aziz yari yakiriye Basane yari yakiriye arashaka gukora akazi abona ikipe yapostinze ifoto y'indege iyo emoji y'indege ashyiraho ibendera ry'u Rwanda ahita avuga ngo tw'ubururu n'umweru agara go back to job agara go back Basane rwose yari yakiriye na biriya yakoze rimwe na rimwe harimo kwibutsa Rayon Sport ko hari amafaranga itaramo buriya arahari si salary abandi bose abandi bose buri wese agira uburyo yigeze kwivumbura rekreto barayimwohereza aramutaramu yarangiye Rayon Sport ariko ngo twese ngo ntago turahembwa ahita avuga ngo nta rugo ruhahira urundi yarangiye bumvikanye na Rayon Sport bamwoherereza itike araza ejo arahasanga mwene wabo Asana ntiyigeze agenda ariko Asana yarantunguye narinzi ko nzasanga afite kitambi ariko nabonye ari ibisanzwe banza yarakoze udutize wasanze ari kitambi isanzwe rwose ubwo wasanga atagerenza hari baramubwiye ngo ajye muri Rutsiro abati Rutsiro arya ikini Nyamirambo ati oya ni Rubavu ati oya iyo mu mpa yose y'i Kigali ndayijyamo Gisenyi umenya atazi ko naho ibyo kuri Nyamirambo yabihabona nk'ibiki kwibaye ikibi Nyamirambo ajya kuri piscine amazi Gisenyi ona hari nyari kivu hanyuma abandi Abarundi n'Abasenegale ubo rwose nta gahunda yo kuza batabanya amafaranga nubwo ubuyobozi buganira nabo ariko nta gahunda yo kuza nabonye bagerageje ku Barundi Eric Rambo na mujyanama Fideli barimo baragerageza kugira ngo babonere Abarundi amatike Abarundi bamwe batangiye kwemera ko baza batarahembwa bakaza bakaba bahageze kubera icyizere bari kubaha undi ni Nsabimana Aimable twababwiye ko ari intambara ariko umutoza Rotifi nawe yateyemo nyuma yo kuvuga ko atemera Youssou Diagne nyuma yo kuvuga ko Rushema Chris nareba nabi ngo bamwirukana ataratangira akabye nibyo yivugiye yabwiye ubuyobozi ko umuntu witwa Aimable ngo amushaka kumwubakiraho ikipe ye Rotifi ako umutoza narababwiye ngo arashaka Aimable cyane rwose yabwiye ubuyobozi ariko urumva Aimable ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Aimable ni umukinnyi ufite amasezerano muri club ariko Aimable nariyo n'abantu badakundanye ngabo umutoza ntabyaze wenda bazabisobanurira akono ntago yabatabizi umujyana wese si Bubuni si Hussein oya nta ni gute se yabatabimubwiye bajya mu kipe ahubwo arabizi ariko rimwe aravuga ati abo babivuga n'ubundi nanjye ntituri ku ruhande rumwe abatemereye Aimable na Rayon Sport bacanye mu bana ntago bakundanye ntago abanye neza Aimable kandi bazanye umutoza Rotifi nawe agomba ngaba ariko tubiye ko bari muri camp ya Aimable bari gutegura urwandiko rwose hani urwandiko rwaragiye ahubwo se ntibasaba gusesa ntiyarubonye urwandiko yararubonye naje mbabarize niba urwandiko rwaragiye pe kuri YouTube bigenza bite mana umuntu uvuga ko ijwi ritameze neza bagakosore hanyuma abandi kera kabaye nyuma y'intambara amakuru ahari nuko mukanya mu masaha atarenza 2 Umunyatuniziya Sheri Mohamed n'umunyemari Kuyate ni umunyezamu Drissa Kuyate baza gusinyira ikipe ya Rayon Sport nk'abakinnyi bashya nyuma yo gucengana nyuma yo kutumvikana kuko muri Rayon Sport ubu hari ikintu uruhande rumwe rushobora gukora kugira ngo rufurahishe urundi runezeze harimo impande nyinshi
noneho byageze aho muri rekiritoma abantu bakoze hasi bakoze hejuru buri wese urumva APR yabishyize ku murongo ntabwo upfa kwinjiramo gutyo ntabwo bikira APR ni umuntu umwe ukujyana umuntu umwe niba ari amanyanga polisi bifite cano nayo ijya kumera nk'iyo ngiyo ya APR simvuze ngo ni zimwe ariko zishushanyije kimwe ni umuntu umwe bifite aho binyura izi z'uturere bije ntiziraza AS Kigali ntiriho Mukura nayo urabizwa ari umuntu umwe Kiyovu ntiriho managing director Mukura ni umuntu umwe nayo ni cano nk'iyi ngiyi ya APR na polisi ni porotazi wenyine ni umuntu umwe ikipe isigaye abantu bashobora guhuriramo ari benshi yitwa Rayon Sport aho rero niho buri wese ari kuzana agatuza ke yaba ari ufite imirimo yaba atari uyifite bamwe abo wari warahakanye bikaba ngombwa kubemera kubera ko ibitera ari byinshi Sheri Mohamed umutoza Lotfi yari yavuze ko atari bukore test azajya mu myitozo ari uko yakinnye nk'uko yanabivuze ku kibuga cy'indege bakigera mu Rwanda kuyu mugabo ari n'umwarimu wa education physique uyu mukinnyi Sheri Mohamed wakinaga mu cyiciro cya kabiri yize ryari arangiza kwiga umwarimu muamenyera afite imyaka ingahe Sheri Mohamed se ntafite nka 28 ndumva gifite imyaka yo gukina rero ndumva nawe rero bageze aho baravuga bati ngaho nasinye amahoro ahinde undi Sengabo ni Idrissa Kuyate aba bakinnyi baba barabu babiri n'uyu munyezamu ninde wabazanye kuko Reyo nta muntu ufite inshingano za rekiritoma nta muntu ushinzwe buri wese kumvise ngo bari muri timu nabari muri timu ariko Rayon Sport nta muntu ufite ako kazi ni kampi y'umutoza ubwo usangamo babuguni usangamo n'abandi no Kuyatese cyane Kuyate ko numvise ko ari muvunyi wamuzanye n'uyu muntu wundi wavuye muri Canada numvise ko aya matike y'indege ari muvunyi batanga oya yose amatike yose y'indege we ari kubafasha muvunyi we aravuga ati nimubona umukinnyi mwumvikanyeho mumbwire mbaha amafaranga mugura itike none se amatike yose kabisa umukinnyi abo bakinnyi babumvikanyeho aya abo bakinnyi babumvikanyeho banza Rayon Sport itarasinyisha umukinnyi bumvikanyeho abakinnyi bose basinye iyo tuvuze bumvikanyeho no kuvuga komite zose n'abazigize kugera ubu Rayon Sport ishobora kwita arasinyisha umukinnyi bumvikanyeho ibyo navugaga ubwo urumva ko yatagiye gusinya mu izamu bari baratangiye na negociation n'abandi banyezamu bari mu uyu wa kabiri wa Nigeria byageze aho birapfa umunyezamu wa mbere wa Elimelek yarangije amasezerano bari mu ntambara yo kumuzana i Kigali ahenze byageze aho birapfa kubera ahenze 25 by'amadolari hajemo uyu Joel w'Umuganda bagera aho baramureka Joel umunyezamu wa Bull umunyezamu wa equipe nationale ya Uganda ya CHAN irimo yitegura nawe byaranze uyu Kuyate babanje kutumvikana bavuga bati uyu muntu uko tutabona ikipe nationale yakiniye ko tubona heruka muri Derisi mu mwaka hashize umwaka adakina baramubaza avuga ko Derisi yari yarahanwe mu guhanwa bamutiza muri Togo kuko n'itike y'indege bamwoherereje yahagurutse Roma ngo muri Togo niho yakinaga ngo byagorana rero kubona ko yakinaga kandi ari intizanyo ya Dorisi ariko bibanze nawe ari atari kano kende yisa ntiyakaguza amenye amabara ya Reyo ubwo nawe ashyira kuri Google areba ikipe nawe bagezeho baravuga bati aha nasinya amahoro ahindi abo ni babiri baza gusinya bari kubanga sinya amahoro ahindi ariko ashobora kuzagiramo akababuza amahoro bagashaka ukuntu bamusezera bikanga neza ku munyezamu ho hari uruhengekero bari bakeneye umunyezamu uruhero nguyu uramureba mu myaka nk'ibiri ukabona rero umunyezamu ukomeye yakiniye muri Congo Brazza barabara hari uruhengekero kuri Sheri Mohamed nge ku giti cyanjye niho ndimo nibaza nti ejo bundi nabigarukagaho Rayon Sport iratunga abamediateri magana ngahe Sheri Mohamed akina minota iratujyanye akina ku icumi dukwiye kukidebataho pe nukuri ejo tuzabiganira Sheri Mohamed akina ku 10 ka tuzabiganira udabona iminota 18 asanze
abandi nk'umunani reka tuzabyinjiremo ejo. ni ukuri fure asanze uyu munyakongo Kinshasa reka tuzabyinjiyemo ejo tubiganire neza ariko uyu ngabo tambwe ngabo hasanzwe papure no muri yasanzwe Congo rishari Kinshasa. twibutse abantu ko imyenda myiza ya siporo iva hehe si ntibizwi si